channel yacu, abakunzi bacu bakomeze bakande subscribe ewana kugira bakomeze babone ibiganiro nk'ibi ngibi bigenda bica kuri Zashi TV. Ewana komeza rero ukande subscribe, like ngiyi video, ewana commenting, kande comment, komeze tubane neza. Ya Mbo Kazungu karame nkokora karame mu rugo ni he? Ya mu rugo ni hanijabana. No yahanijabana. Niho nkorera imirimo yanjye buri munsi, ndi umugabo ndubatse. Yego borabwira icyo abakunzi bo kuri ino channel yacu Zashi TV. Nkuko bisanzwe buriya ndifuza ko inshuti zacu kuri ino channel zadushyigikira cyane. Ukimara kubona inorore ukande ku gatima no kugasaraba. Iyi ngiyi iranyura kuri YouTube. Iranyura kuri YouTube. Bakande subscribe, bafungura inzogera kugira ati bajya babona notification nyine y'ibigano twa produce buri munsi kabisa. Niko bimeze. Mudushyigikire cyane kugira ngo natwe tubashe ku ibyo dukora kugira ngo bibashe kuduteza imbere. Kuko ni niyo mpamvu mbaje kubabwira ni iyo ndimo gukora cyane mba ndimo kugira ngo nshimishe unkoresha. Niyo mpamvu rero nifuza yuko namwe ibyo tuba tuganira gutya bigomba kubanezeza nk'inshuti zacu, mukadushyigikira cyane kugira ngo natwe tubashe kuzamuka. Mbo nkukora nta kandi kazi ukora uretse igifundi? Ndi umufundi mu buzima busanzwe, niko kazi. Nta kandi kazi wavuga wakora? Niko uzindikira buri munsi? Ya ibyo nibyo nkora. Niko kagutunze n'umuryango wawe? Niko kanungiye umuryango. Ni sawa. Ni keza ariko ni keza karafatika. Gahemba neza n'agashahara kaza neza. Ubu buri iki gihe umufundi ari guhembwa ngahe? Ya umufundi ahembwa 8,000 hano mu cyaro. Mu cyaro cya Kigali. Turacyari mu cyaro cya Kigali, ntabwo umujyi wa Rwanda. Ariko ndateganya yuko mu myaka nk'ibiri iterambere zabidushyikiriye. Umufundi azaba ari hagaze nko mu 12,000 hagati aho. Urumva ko tuzaba dutangiye kumera neza. Mwubaka ibintu birenze nyine hano hagira iterambere. Hamwe no mu mujyi. Cyane ko barimo no kudushyira mu miturire. Tugiye kujya dukora ibintu bishimishije. Tugiye kujya twubaka amazu agezweho y'abakire nyine bo mu rwego rwo hejuru. Zaza mu mikiyede. Nari nagikora ese gubeshye mani nubona bishoboka uzaze tuzakaguha kabisa. Urakoze cyane. Ubwo nzashaka umwanya wanamugana ubwo uzandabura, mbona kubonye uzandabura. Oya nta kibazo rwose. Abakunzi bo kuri iyo channel ndakomeza kubabwira ko bamwita nkokora Kazungu, akaba ari umufundi duhuriye hano mu karere mu murenge wa Jabana. Tukaba tumufasha yari avuye mu kazi. Murabibona neza ko yavuye mu kazi yohana ibikoresho ko biri kose atubwiye ko azaduha akazi k'ikiyede nitugashobora tuzagakora. Mbo sawa rero bakunzi banjye turi kumwe, komeza ukande subscribe, murayikinge, mbo ukotere comment nubona iki kiganiro cyakunejeje, ubona ibyo umugabo akora ari sawa. Ewana nawe niba uri bushomere ushaka akazi, ushaka yakura bakakujyana mu kiyede, niba uri umufundi yakujyana ku ishasiye. Ewana ubwo unyureho nyine leta mukugezaho kazi. Ya nushaka kwiga nawe yaza tukamwigisha nta kiguzi uje ukanyegera nakwigisha nawe ubwo buhanga ukabumenya. Kandi njya numva ngo umuntu uri kwiga aba anahembwa kabisa. Nta ribi kabisa. Yego ntiwahembwa nk'ay'umufundi wuzuye, ariko umuntu agabanya guhembwa nanone atangana nayo. Tugabanya kubicira ariko ukiga mpaka uko ubimenye. Ndumva aho ngaho turi kumwe, ahubwo uranjyana ubwo nakumvise. Naribi kabisa, uzaze ngutakaze. Kazungu ya turagushimiye, uzagaruke kuri no channel yacu kabisa, nta kibazo.